buzima ugiye gushaka ushakanye n'umugore akagenda akamara ibyumweru 3 amezi 2 amezi 4 amezi 5 ataragaruka uwo muntu mwasubirana wowe oya ko baca umugani mu kinyarwanda ngo ipusi yagiye hanze garuka ari iki inturo urumva ariko uwo muntu aramemukiye aba ari kumemukira kejo mu gitondo ndazindukira kuri ribu ikiriwe na Jean Paul ndabarega bose kubera ko bari kumarabika bari kubeshya Slim Jesus. Koreka mba ikaze bakunzi bacu mbase mbifurize kugubwa neza muri mwese imana n'imandi zitandukanye z'igihugu ngarukanye na Laila Wizi Show. Hello. Meze neza? Ndaho. Urashimana. Tuanze twamamaze cyangwa manze nkubwire inkuru mbonye mu. Turamamaza nyuma mbabarira ibi bintu mbonye namahano. Ngiye kubona mbona wa mugabo bita Nkundineza Jean Paul wajujubije abantu benshi hano hanze. Yajujubije benshi ndavuga ba Pastor Claude yatumye Pioni Kahunga aka kanya noneho ajujubije no bita Eminyawe aho azanye umugore avuga ngo Eminyawe yambeshye urukundo cyangwa se yaraneranye yantwaye umwana ni ibintu mbonye ntumva birandenzo ibintu bivuga iki iyo nkuru yizute ariko ntabwo turi buze kubishyira kuri Jean Paul ko Jean Paul ntabwo ari we wagiriye inama Eminyawe gukora ibisakuriya kuko uriya mugore jewe ndamuzi ni umugore wahoze ari uwa Eminyawe banabyara uriya niwe Gapome yego none Gapome muzi Eminyawe yirirwaga avuga uriya niwe Gapome avuga ngo Gapome wanje uriya niwe Gapome ako ukuntu ari umugore mwiza ni umugore mwiza pe none cyakubwira umwana umwe afite umwana mwica ariko mbabara ibintu binyinjizemo cyane Eminyawe n'inshuti yanjye ntabwo mbikwinjizamo cyane nanjye sinshaka ntabwo nshaka mana we ndaza kwibaza nimba ibyo byose byabaye Eminyawe na Jean Paul Nkundineza ntabwo batandukanye cyane abantu ni inshuti urumva ni inshuti cyane barazanye cyane kuki uyu muntu yafashe inshuti ye yakagombye kuba yabahuza akabunga akayizana akaba ari we inshuti yambaye kariza gutereka umugore wa yabunga tese ibintu byo kubunga byo Eminyawe yamaje gutera undi mugore ni ukuvuga ngo uriya yabaye expired yabaye ex sibyo ubundi ex bituruka kuri iryo jambo expired abantu ntibabizi wararangije nyine wararangije manda urukundo rwanyu rwararangiye uriya yabaye expired Eminyawe kuri ubu ari mu rukundo n'undi mugore yanamutereye vejo bundi mwarabibonye none se arabunga ngo bongera babane se nk'umugore n'umugabo urumva ibyo bintu Jean Paul yabishobora uyu mugore kucyagaragara uko Eminyawe ivi buri ibintu byaba ex ibintu bigoye na cyane ko inkuru nayumvishe nubwo ntayishoje nayumvishe igice ariko aho nagereje yo numvishe birahagije numvisha avuga yuko ngo Eminyawe hari ukuntu yagiye amugora kubijyanye n'umwana abantu babyaranye rero utangiye kuzanamo kwikunda kubijyanye n'umwana ukamutererana ukamunaniza kugira ngo umutware umwana burundu nazongere kumubona umubyeyi w'umuntu ni ikintu kigoye umuntu ashobora kukureka ukajyana umwana kuko abona yuko nta bushobozi afite bwo kumurera bihagije bingana ariko kwanza reka mpamagare Eminyawe niyanga kunyitaba nk'inshuti yanjye ubwo arabampaye umurongo wo gukora inkuru yanjye mu buryo mbishakamo uko bimeze Eminyawe urabumpaye umurongo wo gukora inkuru yanjye uko mbishakamo kuko nanjye hari amakuru mfite kuri ibi bintu nusanga ari busy ndakomeza muhamagare muhamagare cyane nta kibazo oya reka muhamagare ariko ibintu wigira ni ibiki Pastor Claude nabonye ushobora kuguhamagara inshuro 50 oya ubundi ni proof yuko umuntu nyine wamukoze inkuru urumva utagize gute Eminyawe kanze muhamagaresha kiramahirwe abone ni inshuti yanjye kabisa n'ikimenyimenyi ndamwita batari loudspeaker yego mukirera loudspeaker kirara loudspeaker nyine nese niki kitwemeza ko ari uri guhamagara. Okay. Karame. Yo Emi. Karame. Vipi? Msazi. None se ngo mere ute? Kubijyanye n'iki? Ese uri he ko mbona uri mu rusaku man? Uri mu rugo? Nyine tuhara akantu nashaka kukwibariza. Ako ndi mu kiganiro. Hari ikibazo? Nta kintu kibi cyane nashakaga tu kukwibariza nk'inshuti yanjye burasinjya nkora inkuru inyuma y'umugongo w'inshuti yanjye nta mwibarije. Mbonye inkuru ya Gapome wayibonye? Kwa Nkundineza Jean Paul.
ari kuvuga ko ngo kubijyanye n'umwana yabanje kuvuga yuko ari we watereye ivi imbere umubeshya urukundo hanyuma ngo mubana mu bushobozi bukeya mwari mufite iwabo bakajya bemera bakamusura aho mwabaga hato hashoboka mu bushobozi buke ngo mu cyumba na saro hanyuma ngo bakajya bamubwira ko urwo atari urugo agusaba ko musezerana urabyanga nyuma mu gutandukana rero utereye ivi undi mugore ngo uramunaniza ku bijyanye n'umwana niho numvaga hari ikibazo cyane ngo uramunaniza ngo ntabwo ngo umwana mujyane ngo ntazongere kukuhamagara ngo ntazakubwire ngo yaba narwaye ngo ibyamubaho byose ngo ntuzigire ngo bikubaza ibyo bintu ni ukuri bibaza Jean Paul ndashaka kubaza wowe nyir'ubwite rero urumva ibyo bintu nabivuga iki tuvugisha ukuri neza ubwo nimba yabivuze ubwo wenda afite gihamya ubwo amategeko ntagomba kubisobanura kuko njye ntabwo ibyo biboro nari nanabyitayeho nta n'ibyo nzi ni nawe ubimbwiye inkuru imaze isaha kwa Jean Paul iminota 45 niyo ndimara amasaha 100 njye nta kibazo habe namba kabisa oya we nta kibazo ufite kuko ku bijyanye n'urushako n'umuntu muba mwarashakanye iyo mutasezeranye ufite uburenganzira bwo gushakana n'undi ariko ku bijyanye n'umwana iyo atangiye kuzanamo dosiye y'umwana ko ngo wamunanije bikarangira umutwaye ubu ngo ni we mubana kuseka se kuseka mwana ubwo ikintu kiba kinshimishije nuko ari ijambo uyikora nyine ngo wigize no kumuhatira ngo kugusaba imbabazi ngo kuko ngo aguhamagaye nk'umuntu mwabyaranye ngo aguhamagara muri kumwe n'umugore wawe wundi akagutesha umutwe ngo noneho ngo uramubwira ngo hita unsaba imbabazi ngo kuko ngo umpamagaye ndi kumwe n'umugore wanjye ngo biramurakaza Jean Paul nkunde neza oya umugore wawe niko yavuze uwahoze ari umugore wawe nako niko yavuze niko yavuze amajwi arimo se kandi ari kuri kamera mana ari kuri kamera Gapoma ari kuri kamera uri kuri kamera akoze ikiganiro cy'isaha n'iminota njyewe ibyo ngibyo ntabwo mbizi reka nze ndebe mu kanya ubwo ndongera ngo uhamagare umajije kureba Minyawe ni inshuti yanjye ntabwo yakwanga kunyitaba urumva ko Minyawe ntabwo arabona ikiganiro ko gisohotse mu kanya nawe ntabwo aratunguwe yumvaga bidashoboka ko umugore yajya kuri kamera urumva nta makuru yarabifite ariko aravuze ati kuba ari Nkundi neza ubikoze ntabwo byanungura ikibazo cya Minyawe na Nkundi neza kimeze gute Nkundi neza niwe watangiye muri introduction uvuga ko afite ikibazo yatangiye avuga ko afitanye ikibazo na Emi niwe watangiye muri introduction uvuga ko afitanye ibibazo n'abantu benshi none ndumva wagira ngo na Minyawe hari ukuntu atanyine tu avuze ati ndumva ntatunguwe ariko hano nkibaza reka nsesengure ntakomeretsa kubera ko ibi ni ibintu bijyanye n'umuryango kandi Emi ni inshuti yanjye Minyawe ni inshuti yanjye yego kuko iyo ibintu bitangiye kuzamo abana biba bitatangiye kuba sensitive yego ku kigaragara uyu Gapome wahoze ari umugore wa Minyawe yakoze iki kiganiro agamije kwisabira ubufasha yego aho yavuze yuko ngo Minyawe yamuhaye 400 ngo amutegeka aho agomba kubikodeshamo nagomba gushakira umwana ishuri ngo ko agomba ayo mafaranga nyine ko agomba kuyatangiramo ubuzima bwose ayo mafaranga for sure ntabwo ari amafaranga make Minyawe nyamarano yabaye n'umugabo reka tumuhinda byose sibyo hari abantu mutandukana akakureka ukangara bro 400 ntabwo ari amafaranga make nubwo byaba ibihumbi ijana bya bintu wegera nebeke ko hari uguta hanze se ukagenda wangara gutyo saruho nabonye bari bahaye 70,000 senkani wowe nge hari umugore wampamagaye ambwira ngo noneho ayo ngayo ngo nayo ngo babandi babunga ngo bamutegetse kandi umugabo yinjiza 2,000,000 icyo ni ikindi nindi dosiye ariko nimba umugabo yararebye akavuga umugabo mutasezeranye akareba akavuga nyamara Minyawe afite umutima akareba akavuga ati nimba jewe mfite umugore nakunze tukabyarana ntabwo ndi bumusige yangara ntabwo ndi bumusige ku muhanda reka ngire gutya musigire 400 agakoni kazamufasha mu rugendo
ngewe ndi uyu mugore aya mafaranga dore ko ngo atanayatoye ngo yamuhaye 200 ariko aramubwira ati ntabwo yemerewe kuba mu cyaro umwana wanjye ntabwo agomba gukura mu cyaro ariko 200 byatura ahantu henshi ayo mafaranga nayafata ahantu yakodesha nk'akazu ka senkani urumva ko n'undi bari basanga mu cyumba na salo oya bakibayemo bakibana urumva Emi yarataraza bano munyamakuru urumva ko bari babiri tutatuma oya Emi yari umunyamakuru nabi yarataraba umunyamakuru oya Emi yari umunyamakuru ariko yaratarafatisha yakoraga kuri 3D se Emi nyawe mani yaragafashe ubusiga afite n'amafaranga Emi nyawe asiga afite n'imodoka afite n'iki urambwira ko Emi nyawe adafite n'uzamani Emi nyawe mani afite n'amafaranga arampamagaye reka nongere musubizeho urumva Emi nyawe mani asiga afite n'amafaranga urambwira ko Emi nyawe yaba mu cyumba na saro ubu ngubu Emi nyawe kuri ubu ngubu asigaye yitwara asigaye agenda yicaye mani mu gapfundikiye urumva asigaye agenda mu gatwikiriye urumva ubu afite amafaranga ntabwo yaba mu nzu y'icyumba na Salomani kandi noneho wibuke ko sibyo wibuke yuko umuntu ujya kuvuga ngo guhaye 400 akayaterura yose icyarimwe atavuze ngo genda nzajya nguha 10 20 5 yise ko ari kugufasha mwana uriya muntu ushatse wamutwara neza abazakuremera abazakomeza akanagufasha ahubwo uyu mugore arabyangije Emi narindiho mvuga Imana Emi nyawe ni umuntu w'umugabo umuntu utanga 400 ngo abantu batangire ubuzima mani kwari wo gutaka umuhanda se kwari reka nkubaze uvugishwe buriya umuntu wese ubu nge nuko nari naniwe kuvuga ngo tubwire nawe uvuge nta kintu mvuga urumva uriya ni umuntu nubaha cyane kuko ni umuntu twabyaranye umwana nkunda kandi nubaha urumva kandi nawe ndamwubaha ibyo yavuga byose nta kibazo ni ukuri Imana niyo ibizi ukuri ko mu mutima gusa ikintu yabeshye ni kimwe kandi ikiri hagati ya Jean Paul bose nabo bose ngenda ajya kubarega muri RIB kubera yuko icya mbere ngiye kuguha nimero y'ishuri ry'umwana aho umwana yigaga urumva byibura uhamagare directeur cyangwa umbwire ngo amaborodero wowe na birote z'umwana bime kuri WhatsApp ntabwo ari ngombwa nzikorera ikiganiro cyanjye ngewe ubwanjye byose mbisobanuye ibi bintu nari mbyiteze ariko umugabo ntange n'ikintu nshimira Imana ndashima ko ibintu byose byabaye nari ndi kumwe n'umuntu witwa Skype gusa ikiriho nimba ameze neza Imana imwiteho kandi murinde Imana kubaho kurama ndamwubaha mukundira yuko yambyariye umubebe mwiza nse kuri kubiseka uzi impamvu mbiseka se nuko nzi neza ko mu mutima wanjye nta kintu n'iki na kimwe nishinja mu mutima ni ukuri pe kandi ntabwo namuvuga nabi ngewe ndamwubaha ni umuntu twabyaranye uri kubyumva rero ntibikuyeho yuko amarangamutima yanjye yamuhuza n'undi muntu tugakora iki umuryango tugakundana akora umuryango uri kubyumva kandi nawe ahari nakora umuryango uri kubyumva Imana izamuhira Emi wihangane ikintu babeshye ngo muri chambrette sinigize chambrette nawe yari ntabwo nigeze mba no mu nzu ya chambrette nibyo narindi kuvuga nti Emi basigaye agenda mu gatwikiriye yaba muri chambrette koko ariko ntabwo ari byiza njye ntabwo nzigera nuko ari wowe mpamagara ariko nkakubaha first of all urumva iyo umuntu afite ibintu byinshi afite imbere ibitero biba byinshi uri kubyumva ariko njye rwose Gapfome ndamwubaha uri kubyumva mwubahira yuko twabyaranye nyine njye biranambabaje kuba yaje nyine akicara imbere ya kamera amutanabivuganya atanakubwiye ati ngiye kwitereka kwitereka n'uburenganzira bwe ariko njyewe icyo nkubwije ukuri ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru iyo mu ijuru kandi nagaruka ukubeshya iyo nkubwije ukuri umwana wanjye yari afite ishuri yigamo niba ubwe ku giti wambwiye ngo nimuhereze umubebe yababeshye yatwaye umwana uri kubyumva ngo umutegeka ngo umwana wawe ntabwo agomba kuba mu cyaro urumva
reka nuko ari naho ibaze ko ibyo bintu mba nanabizi. yego urumva gusa ikiriho ndashimira Jean Paul afite umuryango uri kubyumva. ndashimira n'uwo wundi nawe ni umuntu mukuru ntabwo ari umwana uri kubyumva. burya iyo umuntu yafashe icyemezo akavuga ngo reka ngende kwigaragaza ibyo kaba kakoze iki kaba kabaye kuko nyine ntabwo ndi umuntu ushobora guta umuryango. yego icyo bivuga ahubwo abantu ntibazajya baza kuvuga bajye bavuga ibiri mu mutima banavugishe n'ukuri kuko ukuri ni kwica umutumirano. ndabeshya none se ntakwinjiriye nk'inshuti yanjye mbabare kino kibazo ufite uburenganzira bwo kugisubiza cyangwa ntugisubize. wapfuye iki na Gapome? icyo twapfuye buriya iyo ibintu by'umuryango byagiye hanze nawe ukabitiza umurindi icyo twapfuye kiri mu mutima we. yego burya Leila umugabo nagutera inda ukamubwira ngo wanteye inda umugabo akabyemera yego atajuyaje uwo muntu ntabwo aba ari umuhemu. yego yego umuntu nakwitaho kugeza umwana akuze nawe ugakura cyangwa se nawe ukagira ubuzima ubona uwo muntu ntabwo aba ari umuhemu. yego njyewe uwo muntu ndamwubaha ndamukunda kuko yambyari. hari inkuru yindi umuntu yambwiye yenda ikiganiro cya Gapome sinakirangije ngo wari warahaye isezerano mama wa Gapome ko uzamukundira umwana utazigera umusiga. ibyo bintu ni ukuri? none se reka nkubaze isezerano ni iki? erega njye sinshobora kuza kwicara kereka niba iba too much. niyo mpamvu na Jean Paul yamukoresheje wenda ikiganiro bakicarana bakinira hamwe muri filimi zimwe. ugende rwose bakinira ahantu hamwe hariya kwaba njye nta kintu bintwaye kandi it's okay. Jean Paul ni umugabo n'uwo muntu nawe ni umuntu. ese yasanzwe muri social media? ibyo ntabwo njye nari naramurinze social media. burya umuryango aba ari umuryango. wenda umunsi ibyo biraza inkuru iraza hajyaho n'indi nkuru urumva ariko biraza kurangira. ariko nanjye ngiye nkitereka nanjye nkavuga ntabwo byaba ari sawa kuko njye ndamwubaha kandi nubaha umwana wanjye. icyo nkubwiye cyo ni uko babeshye. yego oya njye nkimara kumva ko wamuhaye 400,000 ngo atangire ubuzima hariya wabaye umuntu w'umugabo. indabyo oya banza wakira indabyo zawe banza uzakira. ariko urakoze nta nubwo ari n'ibihumbi 400. njyewe brother we yaramamagaye. yego uwo muntu wabibabwiye yagiye ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2025. yego urumva Leila agenda agiye gusura iwabo. yego uri kubyumva kubera ko hari utuntu tumaze Leila ni ukuri kwibana ntabwo nigeze nkena mu buzima bwanjye ngo umuntu abaho ubuzima. umuntu wese wansuye umuntu wese unzi umuntu wese uzi umuryango wanjye wese umuntu wese wowe yego rero ntabwo nigeze mbaho nabi. sometimes uko abantu tubabona ku maso nuko twumva abantu bavuga uri kubyumva ubu bagiye kwirukanka mu bitangazamakuru. ni ukuri ko Imana niyirukanke ariko icyiza ariko Imana yo mu ijuru ahantu undi ntanayipfukamira nkavuga ngo Mana warakoze. rero njye umwana wanjye ninjye wari umufite igihembwe cya mbere yari yize yaratangiye no kwiga igihembwe cya kabiri birote ndazifite mfite borodero yaho nishyuriye kugira ngo umwana ajye kwiga. uku kuntu bari gukora ari kunsebya ntabwo kandi bikwiye yuko mfite umuntu nkunda bikwiye yuko ngomba yego ndakumva kabisa. uri kubyumva uwo muntu naramwubashye ndanamukunda twashakanye afite undi mwana w'imyaka 7. uri kubyumva bro ndamwubaha. wowe urumva wari utangiriye kuri 1 kuri 0. yego nitara uri kubyumva ntabwo ngiye kumuvuga ntabwo namuvuga nabi ahari ndamwubaha kandi ndanamukunda. mukundira ko yambyariye umwana. urumva rero ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi z'ukwezi kwa gatatu ikipe y'igihugu Amavubi yari yakinnye n'ikipe y'igihugu ya Nigeria ndabyibuka. rero uzi inkuru zigize zisirikira ngo Emi yashatse kwiyahura ntabwo uzizi? nigize mbyumva. wigeze ubyumva? narwaye depression iranyica ndanamusaba nagaruke
ibyo rero gufata umwanzuro ngo muhereze ngo amafaranga nahamagaye na musaza ndamubwira ati bro nawe uri umugabo ufite ubwenge uri muzima ugiye gushaka ushakanye n'umugore akagenda akamara ibyumweru 3 amezi 2 amezi 4 amezi 5 ataragaruka uwo muntu mwasubirana wowe oya ko baca umugani mu kinyarwanda ngo ipusi yagiye hanze igaruka ari iki inturo ari inturo urumva rero wenda ngewe atumye ejo ikiganiro nzagikora neza nkanagaragaza birote z'umwana nkagaragaza aho mu waka z'umwana uri kubyumva urumva ariko umuntu aramemukiye aba ari kumemukira kandi ntibikwiye yuko mfite ubukwe mfite gukora ubukwe mfite kwishima nkabaho oya nta nubwo binakuraho ko dukomeza kugusapotinga no kubishyikira mu bukwe bwawe kuko nta sezerano wishe ry'umurenge wamuhaye ikintu kimbabaje oya Leila njyewe mpamagare ngo nimero z'umuntu mpamagare mubaze ngo Emi yaba yaragiye wabo umukobwa agiye kwirega ahubwo abantu bajye baza bavuga ingeso zabo bavuga n'inuza zabo rero nabaye ku muhanda imyaka myinshi ndabizi agaciro k'umubyeyi agaciro k'umwana yari kumwe n'ababyeyi ahubwo iyo umuntu byamunaniye kureka ingeso uri kubyumva bro ngewe uzamwaze nabanye nawe ntanywa inzoga sinigeze nywa inzoga mu buzima bwanjye sinigeze muca inyuma ndamwubaha ahubwo nuko abamemukiye abambabaje kandi nanjye ndi umuntu mfite umutima cyane bwamutereye mu ibanga ariko ngo wateye ivi ako kantu kari kanciyeho ngo wamutereye ivi urangije oya ntago ari ukumutera ivi banza wumve urumva njye nari mvuze ati uyu muntu none se ko yambwiye ko namuteye inda yari itegeko kubana nawe oya sinari gufasha umwana ari hanze se nanjye nkaba ndi mu zindi kuki namubwiye se ngo no tubone nuko ari cyara yari agiye kumfasha cyangwa yari agiye kumarira ahubwo icyo yari agiye kumfasha ni uguhindura stati urumva icyo kintu yego sinzi nimba uri kunyuma ndakumva cyane rwose rero akambwira yuko yabyayeho amubwira ati nta kibazo umwana wese n'umwana kuko nanjye narezwe n'abandi bantu yego uri kunyumvira rero ndakumva ariko imana ni nziza imana ni nziza rero imana ni nziza ibyo bintu yaza kubivuga ntarigize byibura hari n'ikintu niwe ubwe ku giti cye wambwiye ngo nimuhereze umwana bibeshya iyo ni script banditse mfite borodere z'umwana aho yigaga igihembwe gishize byose ndabifite nuko nishyuye minerivare naramubwiye ati waragiye umwana n'uwanjye n'igihe wamubyaye reka nguhereze 500 kashi ugenda utangira ubuzima wishyurira umwana ishuri nawe ugenda ushaka uba nawe uri umuntu mukuru uzajya nanga minerivare nawe ugira ibyo utanga yego rero nari inkoze nabi wari ubaye umugabo ahubwo pro max njye ntabwo uri kubyumva arambwira ngo amafaranga nta kintu yamarira are we yego ko yayanze se hari ayandi yabonye uretse arambwira ngo nta kintu yamumarira nanjye ndamubwira ati okay nimba nta kintu amafaranga yakumarira wambabarira ukampa umwana nkamwirerera yego arangije aramuguha umwana ndamufata basi se umuha uburenganzira bwo guhura n'umwana uretse umwana ndamufata uri kubyumva umwana amujyana ku ishuri umwana ariga umwana amushakira umukozi umwana amwitaho nk'umwana wanjye noneho nawe amaze kumenya yuko mfite umuntu dukundana akajya anesha umutwe amanywa nijoro amamagara amanywa nijoro kugira ngo ababaze uwo muntu kubera ifuhe ndamubwira ati rero ibintu ni bibiri ngwino nguhe umwana nzajya nishyura minerivare ngwino umutware umuhindurire ikigo nzajya nishyura minerivare yego uri kubyumva rero njye nta nubwo umwana turi kumwe ntabwo umwana turi kumwe yego yaramusubiranye none ari wowe uri umugabo wakora iki eme ibyo umbwiye birahagije habwirwa menshi hakumva bene buri wese yakivuze ariko ejo mu gitondo ndazindukira kuri ribu ikiriwe na Jean Paul ndabarega bose kubera ko bari kumarabika bari kubeshya okay wowe nimba wumva hari aho wahungabanye kubw'iyo nkuru rwose urakora icyo amategeko akwemerera gukora rwose ubifitiye uburenganzira kuko wa mugani imaragiye none se tuvugishije ukuri yego Emi oya mwe muri abagabo hano mutaza kumva ngo ngiye kuvugira Emi kuko ari inshuti yanjye yego muri abagabo abankurikiye muri abagabo harimo n'ababyeyi harimo abana harimo abasingo mama harimo single fathers mwese muzi ibijya biba mu bantu bigize kubana cyangwa se bigize gukundana Emi nyawe mu muhinda byoze muri comment section
ngewe sinjya nkunda gushyigikira amafuti. Yego. Uyu mugore yakoze amakosa. aya makosa Emi arabivuze buriya. Emi avugira mu migani, bajya bavuga ngo habwirwa menshi akumva beneyo. Mwumvishe urugero yaduhaye Yego. ngo rw'igihe hari habaye igikombe cy'isi. yabivuze Kanongere umugaro arongeye. Yes Emi. uvuye mu kiganiro gatoya Okay, reka mvemo gato. bukivuyemo